Reka dusobanukirwe ku kuri. Ukuri ni iki? Muri make ukuri bishatse kuvuga iki? Ukuri nk'ibikorwa, ukuri mu kwizera, turagenda dusobanukirwa icyo siyansi yabivuzeho, uko abacurabwenge ibyo bagiye babisobanuraho, icyo bagiye babivugaho, ndetse si aho gusa turi bugarukire no ku by'ijambo ry'Imana icyo ryagiye ribivugaho. Ukuri ni iki? Buri wese yagira icyo avuga ku kuri, kuko n'abahanga bamaze imyaka irenga 2500 batarahamya neza, batarumvikana neza ngo basobanukirwe kimwe ukuri icyo bishatse kuvuga. Nawe bakubajije ngo ukuri ni iki, ushobora kubivuga mu magambo yawe, ntuhuze n'undi. Hari ushobora kuvuga ngo ukuri ni ibikorwa bigaragarira amaso, biboneka, nyamara undi yaza akabisenya. Cyangwa undi akavuga ngo ukuri ni ukwemera, nyamara undi akaza agasenya igitekerezo cyawe. Mu by'ukuri ukuri ni iki? Nibyo tugiye kurebera hamwe mu magambo make. Turagerageza kujya ku bitekerezo by'abantu batandukanye bagiye babivugaho mu buryo butandukanye, ariko mu by'ukuri nyirizina nujya wumva bidahuye n'icyo wowe ubitekerezaho, ntugace urubanza, ahubwo ujye ubitekerezaho cyane, usesengure, wumve icyavamo nyirizina cy'ukuri. Hano ukuri ni ibintu bihuye n'uko biri koko, bidahinduka bitewe n'ibitekerezo. Hano niko uyu nguyu yabyumvaga, cyangwa ibyifuzo by'umuntu. Ni ukuvuga ko ikintu kiba ari ukuri iyo gishingiye ku kimenyetso cyangwa ku bimenyetso, ku byabaye, cyangwa ku kuri kugaragara nyirizina, haba kurebeshejwe n'amaso. Hano dushobora gufata ingero zigiye zitandukanye. Ese ukuri ni iki nyirizina? Ukuri nk'ibikorwa, hano twafataho nk'urugero, kandi bigahura n'uko ibintu biri koko. Nimba mvuze ngo Kalisa ni umwubatsi cyangwa umufundi, nyamara ugasanga Kalisa ntabwo ari we, ntabwo ari umufundi, wenda ni umukanishi, ni urugero. Icyo kintu si ukuri, icyo kintu ntabwo ari ukuri. Ariko niba ari umufundi koko, nibyo koko icyo kintu gihura n'ukuri mu bikorwa bigaragara. Reka twigire ku byo abacurabwenge bavuze. Ese abacurabwenge ni bantu ki? Abacurabwenge baba ari abantu bameze bate? Iyo bavuze abacurabwenge, ni abantu bakoresha ubwenge bwimbitse mu gutekereza, bwimbitse, basesengura ibitekerezo bigiye bitandukanye, no gushaka ibisubizo by'ibibazo by'ubuzima cyangwa byerekeye ukuri. Nibo bacurabwenge. Tuvuge ku bacurabwenge icyo bagiye babivugaho. Abacurabwenge twagiye tubona nka ba Karire Max, hari abacurabwenge bagiye batandukanye mu ngero z'ibyo bagiye bavuga bitandukanye. Tuvuze ku bacurabwenge, icyo bavuze ku kintu kijyanye n'ukuri, bahereye kera bavuga ko ukuri, ko bamwe bavuga ibintu abandi bakabihindura, bakavuga ko ibyo bintu atari ukuri. Mbese mu by'ukuri bagendaga bamwe bavuga ibitandukanye n'iby'abandi. Tugende twigire ku mugabo bita Galileo. Uyu mucurabwenge cyangwa uno mugabo yavutse mu cya 564,
aragenda agera mu mwaka w'1642. Uyu mugabo yavuze amagambo arayazira. Amagambo yavuze yuko isi izenguruka, isi niyo izenguruka, mu gihe abandi bari bazi yuko izuba ari ryo rigenda. Kandi koko mu by'ukuri witegereje ushobora kubona ko izuba ari ryo ritembera, ariko uyu mugabo yavuze ibitandukanye n'ibyo ngibyo. Yavuze yuko isi izenguruka. Ibyo bintu, ayo magambo yavuze rero, amaze kuyatangaza, kuko yari atandukanye n'amagambo abandi bari bazi yuko izuba ari ryo rizenguruka, ariko we avuga yuko isi izenguruka, ikazenguruka izuba. Ibyo rero byatumye bizamura uburakari bw'abantu, baramwica. Yazize amagambo yavuze. Mu by'ukuri uyu mugabo Galilei yavuze ibitandukanye n'ibyo ba Aristote bavuze yuko isi izenguruka. Ibyo rero nibyo byatumye barakara, baramwica. Ariko icyo bishatse kutwigisha, ukuri ntiguhinduka. Ukuri niyo kwavugwa n'umuntu umwe, gushobora kuvugwa n'umuntu umwe kandi kukaba ari ukuri koko. Urumva ko batashaka ko avuga icyo kintu, byazamuye uburakari bwabo. Nubwo ukuri ntigushobora guhinduka, ukuri ntigushobora guhinduka, ntibibaho. Isi izakomeza kubaho, izakomeza no kuzenguruka yewe, ariko ukuri kuzagumya kube ukuri. Niyo baguhakana bose bakaguhakana, ariko kuzagumya kube ukuri. Muri iyo myaka irenga 2500 abantu bashakisha ukuri, hari uwaje w'umucurabwenge nawe witwa Karl Popper. Uyu nguyu yavuze iki? Karl Popper uyu yizaniye amagambo agera muri 3, harimo observation, experimentation na verification. Uyu nguyu icyo yashaka kwerekezaho, amaze kubona uko byagiye bizurungutana, bamwe bemeza ibi, abandi bakemeza ibi, bamwe bagahakana ibyo, abandi bakabyemeza, we yivugiye yuko ukuri ari ibyo abantu bitegereje, kwitegereza, observation, bitegereje mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ashingira ko ukuri gushingiye kuri ibyo ngibyo. Experimentation ni ukugerageza kugira ngo ukuri kugaragare. Icya gatatu yavuzeho ni verification. Ni ukugenzura cyangwa kwemeza ko icyo kintu koko ari ukuri, kukiverifiya. Ubwo rero uyu mugabo Karl Popper, hari aho tugenda tukabihuza na Bibiliya cyangwa ijambo ry'Imana. Igihe Yesu Kristo yaje kuri ino si, yasize intumwa ze cyangwa abigishwa be, hari harimo uwitwa Yohana rero hari amagambo yavuze dushobora guhuza n'uriya mucurabwenge Karl Popper. Amagambo aboneka mu rwa mbere rwa Yohana, igice cya mbere, guhera ku murongo wa mbere ukagenda ukageza ku murongo wa 4, haravuga ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo Jambo ahinduka umuntu. 1, uwahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise kumva. 2, uwo twiboneye n'amaso yacu kandi uwo twitegereje. 3,
intoki zacu zikamukoraho, ari we jambo ry'ubugingo, kandi ubwo bugingo bwarerekanwe, turabubona, turabuhamya, kandi none turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho bwahoranye na Data wa twese, turabwerekwa. 3, umurongo wa 3, ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira, kugira ngo namwe mufatanye natwe, kuko ubwacu dufatanyije na Data wa twese n'umwana we Yesu Kristo. 4, ibyo nibyo tubandikiye kugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi. Aho bihurira kwitegereza uwo twitegereje, uwo twagenzuye, twakozeho n'intoki zacu, ari we Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe kuri. Hano ijambo ry'Imana ryerekana ko Yesu Kristo, umwana w'Imana, ari we kuri, nk'uko muri Yohana ibice 14 guhera ku murongo ngira ngo wa 6 havuga ngo Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Mu magambo make, iri somo ryo muri Yohana ibice 14 duhereye ku murongo wa 6, reka tuyasome ntayavuga njyewe ubwanjye. Haravuga ngo Yesu aramubwira ati, iyi nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na Data, uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Yesu Kristo hano niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe kuri, nk'uko twibazaga ngo ukuri ni iki. Mu ijambo ry'Imana berekana ko ari Yesu Kristo. Muri siyanse nubwo bavuga ibindi, ariko tubihuje tubona ko ijambo ry'Imana ari ryo kuri. Niwe mutsima w'ubugingo, niwo mutsima abantu bagomba kuryaho, ugomba gutunga ubugingo bwacu. Mu magambo makeya, ukuri ni mu ijambo ry'Imana, mu rwego rw'imyizerere cyangwa ukwemera. Ukuri ni iby'Imana yahishuye, kandi icyo Imana yahishuye ni umwana wayo Yesu Kristo. Icyo ngicyo yerekanye, yaduhaye, niko kuri, niko dukwiye kwizera nk'ukuri, bikaduhwanyiriza no kwizera kwacu, tukabyizera mu bugingo bwacu, bikaba mu bugingo bwacu by'iteka ryose. Yari afite ukwizera, yari afite ukwemera nk'ukwa Tom wo muri Bibiliya. Niwe wagize amakenga igihe Yesu Kristo yari amaze kuzuka, inkuru yabaye kimomo, abantu bavuga ati Yesu Kristo yazutse, nyamara Toma we ataramubona. Yagize amakenga akomeye cyane. Yesu amaze kuzuka, aho tubibona muri iri somo muri Yohana ibice 20 guhera ku murongo wa 26 kugeza ku wa 31. Katwumva aya magambo nayo turi gusanisha n'ibyo Karire Popa yavuze. Twibuke ko ibyo yavuze ni observation, experimentation na verification. Twigendere tujye muri Yohana ibice 20 ku murongo wa 26 kugeza ku wa 31. Haravuga ngo Yohana 20:26 hari umutwe w'amagambo avuga ngo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be, Toma ahari. Nuko iminsi 8 ishize, abigishwa bongera guterana mu nzu nka mbere, na Toma ari kumwe nabo.
Yesu araza abahagarara hagati, kandi inzugi zari zigikinze. Arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Maze abwira Toma ati, zana hano urutoki rwawe urebe ibiganza byanjye, kandi uzane n'ikiganza cyawe ugishyire mu rubavu rwanjye, kandi we kuba utizera ahubwo ube uwizeye. 28. Toma aramusubiza ati, mwami wanjye kandi mana yanjye. Yesu